Hello guys, meze mute. Ni umuhungu wanyu Left Hand ugarutse. None tugarutse muri mining Interlink. Iyi mining ikomeza gushimangira ko amafaranga yayo tuzayarya kandi ku mutuzo. Yego, wowe utarayitangira nakugira inama yo kuyitangira hakiri kare kugira ngo ireshya, kuko ifite top supply nini, coin ziracyahari kandi nyinshi. Wowe utarayitangira, icyo usabwa ni ukunyandikira kuri iyi nimero nasize hano kuri screen, ubundi nkakugaidinga byose. Yego, urabizi ko bangize na ambassador wayo mu Rwanda. Yego, kugaidinga byose, ubundi wahise ugafunguramo account. Unyandikiye kuri nimero byose ndahita mbigufasha, ni ibintu byoroshye. Sasa tutuje muri update zayo zindi zisanzwe. Update hano dore ibintu ukwiye gukora mu gihe uzi ko mining inoze. Byose ngiye kubikwereka kano kanya. Uraza kuri Play Store yawe niba usanzwe uyimayininga, wandikemo Interlink. Hano hahita haza update niba utarayi-updatinga. Yego, bibutsa ko abantu mushaka kuyitangira munyandikira kuri WhatsApp ndetse hano kuri video, ubundi nkabufasha byose, ibisabwa byose mukabisoza neza nta kibazo. Yego, mugatangira kumayininga namwe dutegereza igihe amafaranga azazira mu minsi ya vuba. Okay, numara gusoza update rero tuzuyifungure. Okay. Hano ikintu cya mbere ugomba kumenya muri iyi mining, kuverify isura. Niba uzi ko akantu kawe katameze gutya, katari icyatsi kameze gutya, ntabwo uraverify isura. Okay, nabyo niba utarayiverifya nabyo nta kibazo, uranyandikira kuri iyi nimero nabyo mbigufashamo ubashe kuyiverifya niba wowe kubyikorera byakunaniye. Akandi kantu uri bukore, iyo utarashyira muri referral code y'umuntu wagutumiye baguha coin 20. Rero hano icyiza ni uko waza ugahita ushyiramo na referral code y'umuntu wagutumiye. Ubwo urashyiramo iyanjye, iyi ngiyi iriho hano niyo uri buze kuba washyiramo. Aka kararangiye, numara kwishyira ukande submit, sibyo? Making sure ko n'isura wamaze kuyiverifya nta kibazo. Ikaze nkwereka kandi kantu ukwiye gukora, mbabwira ko iyi mining utuntu twose mbereka mujye mudukora kugira ngo amafaranga atazaza bikamera nk'ahantu muri payi bagiye babura amapassword, bagiye babura ibiki, bagiye batazi gukora KYC, amafaranga muri payi bakajya bakayabura gutyo. Ikindi kintu uhita ukora ni ukuza hano kuri wallet hano, iyo utayifite uhita uyicreating. Ibyo ni ihame, iryo ni ihame, ni ugomba guhita uyicreating. Njye hano ndayifite. Noneho ukimara kuyigeramo gutya uhita uyisanga imeze gutya. Iyi niyo exchange yabo nyine. Urahita wiyizira hano gutya kuri kano kantu. Ituzuga kandeho niba wamaze kuyifungura. Hano niba ari ubwa mbere wamaze kuyifungura uhita haza connect, nawe uhita uconnecta, sibyo? Uhita uzamo hano hasi, hano handitse invite code, uraza gushyiramo kano gakode, kano kiza hano kuri ekaze nyibereka hano. Ni code uri bushyiremo, iyi ngiyi urimo urayibona, iyi code iri hano. Niba ugenda ukandikamo neza, ubundi ugahita ukanda submit. Okay, ibyibanze biraba birangiye. Nkwibutsa ko ikibazo cyose uri bugire yawe gufungura account yaba ari iki, unyandikire kuri iyi nimero. Ndi ready yo kuba nagufasha igihe cyose, kandi mubikore neza, ndabafasha neza nta kibazo. Kandi burane mukanigirije ibintu. Niba mining igaragaza ko ishobora kuzaduha amafaranga mu minsi iri imbere, ntimukayinigirije abantu banjye. Yego, kuko mining ndeba amakampani bakorana, nkareba uburyo yaje ku mwanya wa 51, ku mwanya wa 51 mu AI yakomeye ku isi nyine. Bafite AI yabo bakoresha baverifya amasura n'ibiki byose, no kwanaliza uburyo abantu bitabira. Yaje ku mwanya wa 51 ku isi. Ubwo urumva ko iyi mining rero ni mining ikomeye nziza,
ifite intumbero nziza, ego. Kandi uyu mwaka uragiye kurangira, abamayininze mwarakuyemo amafaranga menshi afatika. Muri uku kwa gatatu hari OTC. OTC ni kwa kundi nyine coin baba bazigurisha akari ku mafaranga makeya. Gutyo uyu mwaka urarangira coin yarabaye listed kandi ku mafaranga menshi. Ndakeka njye kuri prediction yanjye nyine kuko mbitekereza nijye ku isoko kuri za Binance na za OKX n'andi ma exchange, ntabwo izigera ijya munsi $1. Ibyo ndabihamya, yego. Kuko n'amakampani ejo bundi mu kwa gatatu azatangira kugura amacoin, yego. Nanjye nibitangira umuntu uzajya ufite coin azayendekera zimugurira nta kibazo. Ahubwo nizo update nabafitiye, ibintu byose mbabwiye muri iyi video mugerageza mubikore kugira ngo mutazacikanwa nyabuna. Dore nicyo mba mbereyeho hano, yego. Ahubwo ugira ikibazo yandikire kuri nimero nziza kuri screen, ndi ready kumufasha. Ciao ciao.